ndetse navuze imitwe ya politiki ariko n'abayobozi b'amadini nabo nabanjirijeho nabo nuko amadini aratandukanye ariko umugambi nawo ni umwe gukorera Imana nako ni ugukorera abantu kuyobora abantu mu murongo Imana ishaka reka mbyite gukorera Imana nayo noneho usibye bamwe barengwa baba bakorera Imana bageraho nabo bakaba Imana ariko icyo bivuze ni ukubeshya baba babeshya ariko twese turi abantu b'Imana kandi banatubwira ko Imana ntirenganya ntisumbanya nta kuntu rero we yakugira nkayo yewe kansika hari abantu bimaze igihe kinini abantu bakaza bakambwira ngo bamfitiye ubutumwa nk'abakira na vuba aha ngaha ntabwo ari kera bambwira ko Imana yabatumye mbatega amatwi ariko nubwo mbatega amatwi ntabwo mbemera ndetse simbibabwira ariko bavaho bazi ngo ndavuga ngo urabeshya uri umunyakinyoma impamvu ni imwe uje ukanyigisha imico myiza ibitekerezo byiza ndetse ukaba wanambwira aho nkosheje ukanyereka uburyo ubwo ari bwo ibyo nabyakira neza tukabigira n'impaka ndetse wenda nkaza kugeraho numva kuko uri mukuri bigatuma nakubwira ko nemeranya nawe ndetse nkaba nahindura agiye uko natekerezaga cyangwa ibyo nakoraga ariko uje umbwira ngo watumwe n'Imana mubo Imana yatuma mu by'ukuri n'igihe abanza guhera kuko mujya kuntora kuba umuyobozi wa RPF nkoresheje n'ururimi rwabo amagambo yabo ni ukuvuga ngo Imana yarabakoresheje murantora none se ari uko bimeze kuki ari mwe yatuma kandi ntintume cyangwa ntimbwire ibyo rero bimwe nahindi bubigereho ariko akambirangiriza hano mujya kuko bijyanye n'umuco wa RPF na politiki ya RPF ntimugashukike uburyo bworoshye uyu muntu agushuka ugatwarwa ugakurikira ntabwo ugera kure niyo mpamvu nibutsa nsubira ku bintu by'imikoranire,
uburyo budasanzwe dusabwa kugira ngo tubeho. Tugiye gukora nk'uko abandi bakora cyangwa mu buryo busanzwe cyangwa ntabwo dushobora kuba tutari aha turi. Kaba karatubayeho kera. Iki gihugu gishobora kuba kitariho uko kimeze ubu iyo biza kuba iby'uko dukora gusa mu buryo busanzwe, tutagira byinshi twisaba, buri umwe asaba undi, tugashyira hamwe n'imitekerereze itandukanye. Muri icyo cyorezo no kurwana nacyo, ubu u Rwanda turi hafi kugera ku rwego aho dukora urukingo rujyanye n'icyo cyorezo, n'iyo ndwara, ariko urwo rukingo cyangwa se ubwo bushobozi bwo gukora urwo rukingo bufitemo n'ubushobozi bwo gukora n'ibindi bihangana n'ibindi bibazo. Hanyuma icyorezo cyahitanye ubukungu, cyarabuzahaje cyane. Ubukungu bw'igihugu bwacu, ubukungu bwacu bwarazahaye, n'ubukungu ku isi hose nabwo bimera gutyo. Ariko natwe twese hano ibyo dushinzwe n'iby'ubukungu bwacu, tutibagiwe uko dukorana n'ibindi bihugu. Maze rero ibyo navugaga, no mu kibi havamo icyiza. Ibyo byose byabaye, ubundi biba bikwiriye ikikubayeho cyose kiba kiguye kuba kiguhwitura, ugatangira gutekereza. Ariko icyorezo uko cyaje, abantu bakajya muri lockdown, ibintu bigahagarara, nta bintu biva hanze twari tumenyereye gukoresha, nta bintu bisohoka, nta kwifungiranye mbese. Ngo bivuze ngo bikwiye kuba bidukangura ku buryo buvuga ngo ariko nihaza ikindi nk'iki cyangwa kirushijeho no kuba gikomeye. Uba ukwiye gusubiza amaso inyuma ukavuga uti ariko ibyo ubushobozi tudafite ubundi kuki tutabushaka, kugira ngo ikindi kizajya kuza gisange dufite ubwo bushobozi. Ubwo ndagana, ariko ubwo ibyo mvuga bifitanye isano n'ibindi biba ahandi ndetse n'ibyiyongereye kuri icyo cyorezo. Niba hajemo intambara ari bihugu duturanye, ari noneho no hirya cyane mahanga, izi ntambara za Ukraine, Russia, wajya uba ushaka kumenya ibyabyo bakakubwira bati n'ahandi no muri Aziya hari ibindi bigiye kuvuka. Waba ugitekereza utya batari ko mu burengerazuba bwa Afurika ibintu bimeze gutya, waba ukigira utya bati n'Uburayi bwose bumaze kugira ibibazo kubera intambara. Urumva isi yose ikaba ibaye ibibazo. Ariko si ibyo gusa, nk'ubu natwe mu bandi benshi
iyo ntambara yo Russia na Ukraine murabizi ibintu byavagayo ingano ibindi biribwa byinshi then ifumbire dukoresha mu buhinzi n'ibindi bisa n'ibyateye ikibazo ku isi hose. Ubundi abantu bakora nkatwe bakwiriye kuba bakora nkatwe nk'u Rwanda uko twiyemeje bya bindi navugaga, ibyo biba bikwiye kudukangura bikongera mu zindi mbaraga twari dusanzwe dukoresha. Kandi ariko murabizi ubundi njya kugira ikibazo cy'ingano ziva Ukraine, kuki tudahinga bihagije ku buryo umusaruro w'ibyo dukeneye w'ibyo kurya w'iki uba uhagije, ntibizabe ko habaho ikibazo muri Ukraine ubwo tugiye kwicwa n'inzara turapfuye. Kuki ibyo bidahera ko bijya mu mutwe wacu tukibaza icyo kibazo, noneho bigatuma imikorere ibyo dukora bigana muri iyo nzira yo gushakisha uko ntihaba ikindi kibazo, tutazicwa n'inzara, tutazabura ifumbire, tutazabura ibyo ari byo byose. Ubwo bivuze ngo tuributswa ibyo dukwiriye kuba dukora n'ibibazo tureba turi imbere kandi byavuyemo bitugiraho ingaruka tuzi. Niyo mpamvu twatekereje gukora urukingo cyangwa n'indi miti. Twakanguwe no kuvuga ngo ariko ubushize erega murabizi igihe urukingo rwari rukimara mbere nta rukingo rwari ruhari, aho rubonekeye ba nyirabyo nyine baravuga ati mwe mutegereje tubanze, baratubwira nko kutubwira ngo erega ntidusa, mwebwe abasa namwe nimwe mutegereje tuzabageraho nitumara guhaga, nitumara ibyo byose kuki abantu batabivanamo isomo. Hari ibyo by'inkingo, hari ibyo by'ibyo kurya, hari ibyo navugaga ku bituruka muri Ukraine, hari ifumbire, hari n'ibindi dukoresha. Ariko noneho RPF, ndagaruka mu Rwanda, government, leta y'u Rwanda, abanyarwanda, private sector, abikorera ndetse n'ab'izindi nzego n'ab'amadini, buriya bose badufasha mu nyigisho zo tugashyira iruhande imico mibi twibanira nayo, ndetse abanyamadini bahora basubiramo batubwira ibidakwiye gukoreka, tukabishyira iruhande tukabivaho tukajya erega ku bijyanye n'ubuzima bwacu. Ibyo bijyanye n'ubuzima bwacu, ubuzima bw'igihugu, bw'abantu. Nakweretse ko biva ku Rwanda bikagera ku isi hose, ariko ibibazo iyo biri ku isi hose wowe uba ureba ibyawe, abawe, kugira ngo ushobore kubinyuramo. Ibyo dukora rero n'imikorere
ni ibintu bigomba guhora bihinduka biganisha aho ngaho bishaka igisubizo cy'ibibazo by'ubuzima busanzwe n'ibindi byavutse tutari tumenyereye bidasanzwe. Niko bigomba kugenda nta kundi. Niba dushaka kubaho, niba dushaka kuba uko twifuza kubaho neza. Kandi hari ingero nyinshi zimaze kugaragara ko bishoboka ko dushobora kugera aho twivana tukagera aho twigeza. Ntabwo bipfa kuba gusa, ntabwo ari ikintu bucya ukaba wageze ku cyo wifuza, ntabwo ariko bigenda. Uragikorera, uragiharanira, cyaba ngombwa ko ari ijoro. Hari bimaze kugaragara, igihugu ntabwo kigeze aho kigeze ubu. Abantu baza bagatangara batari bagera mu Rwanda, ngira ngo twebwe ba nyirarwo nitwe wenda tutanabizi, ariko abandi baraza bakavuga ati ariko uru ni u Rwanda ruvuye hahandi twumvise cyangwa twayaga twumva. Kubera ko hari ibyakozwe, ndashaka kubikoresha nk'urugero rero rw'ibishoboka n'ibindi byakorwa, kuko nubwo abantu bakwishimira ko hari aho tugeze muri ibyo, mu by'ukuri ntaho turagera. Ni nko kuba tuvuye aha, aho dushaka kugera ari hano, ariko aho turi ari aha, twareba abandi ndetse tugasanga baraha. Ubwo se wareba gusa inyuma ukabona ko hari abakuri inyuma, ibyo bikaba birahagije ukishima? Ngira ngo twebwe icyo dukora dukomeza tureba imbere, urugendo dusigaranye kugera hahandi. Ibyo byabasigaye inyuma bandi ntabwo byaba urugero rwiza, nta n'ubu ukwiriye kurebayo. Rero ibyo byose impamvu bitatwibutsa, bitanadusaba ko duhinduka tugahinduka. Abangiza, barangara, bakora ubusa, abayobozi bagenda bakabyimba bakangana, ndetse ntibibe bityo gusa, warangiza ubwo buremere bwawe ukagira abo ugomba kubutereka ku mitwe. Buri wese akamenya ko kanaka ageze aha, abantu bose bagomba guhagarika ibyo bakoraga. Abo usanze ahantu hatangwa za serivisi, ukaza ureza agatuza ukanyura ku bandi bose bahereye mu gitondo bahagaze ku murongo, ukaza ibyo ni ibya kera, nari nzi ko tugomba kubisiga inyuma ariko biracyaza. Ibyo ni ibya kera, bya bindi byaba uzi ico ndico. Numvise ko hari wabahaye igisubizo cyiza, arabura ngo uri ico ntazi. Yes. Ukora ibyo aba ari ico ntazi. Mubihagarike, mubiveho. Ibibazo dufite guhangana nabyo, aho tujya, ibyo dushaka kugeraho,
birenze ibyo inshuro nyinshi. Ntabwo ikibazo cyawe gikwiye kwikorerwa n'abandi bantu abo wari ukwiye kubaho gufatanya nabo cyangwa ufasha kugira ngo ibibazo dufite bikemuke. Niba ushaka serivisi ahantu ubundi n'iyo mirongo yari ikwiye kuba dushaka uburyo icika, abantu bakabona serivisi batagombye kujya gutora umurongo. Ariko niba habaye gutonda umurongo, buri wese awutonde, cyangwa se kubera kuri igitangaza hari uburyo wakwishyura. Ntabwo ari bituga mvuga, ntabwo ari ugutuga. Hari charges abantu bashyira kuri serivisi, hari icyo bashyiraho kugira ngo ukibone mu buryo bwihuse. Wishyure ariko utagombye kujya kunyura kuba ari ku murongo. Ibyo mvuga ntabwo rero ari amagambo gusa, dukwiye no kujya dusuzuma buri gihe imikorere yacu, imico muri iyo mikorere yacu, ku buryo tunabihindura. Ntabwo ari ukubisuzuma gusa, bigomba guhinduka byanze bikunze. Igihe cyose twahuye n'abayobozi bantu, aho duhurira hose, haba mu nama y'abaminisitiri, haba izindi nama ngirana n'abandi bayobozi, hari inzego z'umutekano, abajenerali mu gisirikare, nta na rimwe nibagirwa kubibutsa icyo ngicyo. Ariko imaze kumera nk'indirimbo rimwe na rimwe. Umuntu akavuga kandi abantu bakemeranya nawe ko ariko bikwiriye kugenda, ndetse bagatanga n'ibitekerezo byiza yongera ku nama abagiraga cyangwa n'abagishaga. Ariko abantu basohoka bajya hanze mu mirimo, bigasa nk'aho nta cyabaye, nta kiganiro kigeze kiba, nta nama twagiye, nta mikorere mizima tuzi tugomba gukurikiza. Ntabwo ari ukubikorera, ntabwo ari gukora bizima cyangwa gukora uko bikwiye kubera ko hari ushaka gushimisha. Igihugu cyacu, bya bibazo navugaga kugira ngo bikemuke, ibyo ni byo bidusaba. Ntabwo ari ikintu gikomeye kigoranye kumva. Abantu gusa bahora barwana n'imitima yabo hagati yo kumva ibikwiriye gukorwa n'inyungu zabo bwite. Hahora hari intambara. Asanga abantu benshi icyo kibi nicyo cyiganza kinesha imitima yabo. Ibyo bye birangoye guhora ndwana n'imitima y'abantu. Ntabwo nabishobora, nta bushobozi mfite.
nimwe mufite ubushobozi bw'ibiri mu mitima yanyu n'ibyo navuze mbere n'Imana yanyu namwe nimwe mushoboye icyo kibazo ntacyo nakorera imitima y'abantu cyangwa ubwenge bw'abantu bitajyamo ntabwo rwose birenze domene yanjye birenze ubushobozi bwanjye ariko kubera nanone twese icyo duhuriyeho n'iki gihugu kubera inshingano dufite ntabwo twatereriye ngo tuvuge ngo reka ibintu byose umuntu yikorera ibyo ashaka n'umutima we n'Imana ye ibyo haba chaos ubwo ushaka chaos ntabwo chaos ikemura ibibazo na rimwe hagomba kubaho rero uburyo bwo gukurikirana uburyo guhagarika ibyo ngibyo biba bidakwiriye kuba kuko biratwangiriza twese byangiriza igihugu ntabwo twese twahinduka abagomba gukorera umutima wawe inda yawe idahaga ntabwo ibyo ngibyo bibaho ubwo havamo guhangana ikibi kigahangana n'icyiza icyiza kigomba gutsinda ntabwo abakozi b'ikibi ari bo batsinda hari aho biba hari aho byabaye ibyo ntibindeba ibindeba ni iby'ahangaha iwacu mu Rwanda mu Banyarwanda tuyobora inkozi z'ibibi rero zihanwa zingingwa zigira zite zikanga zo zigakomeza ntabwo zishobora gutsinda ariko ubwo ndabivuga nifuza cyangwa nibwira ko n'abandi ariko babyumva namwe mwese ariko mubyumva ariko kibi cyahora kigaruka kigenda kikagaruka kikagera umuntu mu nzego za leta mu kibuko nubwo bivuga ntabwo ari byinshi cyane abantu ko icyiza kiracyatsinda ariko ikibi iyo gikomeje kigakomeza no mu bantu bamwe bakagikomeza ubu ni ukuvuga ngo kirashaka kwiganza iyo usubiye inyuma ho gato iyo ucitse intege ho gato kiriganza ntabwo rero bishoboka mu byo navuga ngo dusuzume
twasuzumye n'ubundi n'ikindi gihe n'uyu ni umwanya wabyo. Ibi mumenyereye byo inkozi z'ibibi ku kazi mu nzego za leta bamubaza bati ibi, naho kugira ngo asubize akabanza kuvuga, gutekereza uwamureze ninde wagiye kubivuga, ahubwo ninde udakwiye kubivuga. Impamvu abantu batabivuga bakabikuvanamo ugakunda bikakuvamo. Ikibazo ntabwo ari nde wagiye kubivuga, no, wakoze ibiki, wakoze ibyiki, bisobanure. Bisubize. So accountability. Za ntego zacu eshatu, cya mbere ubu nibyo mvuga, igihugu cyacu tugakora, tugafatanya gukorera igihugu cyacu tukakigeza kure. Ubumwe, ubwo bumwe budushyira hamwe mu bikorere ni ngombwa. Cya kabiri, accountability, ni ugusubiza ibyo ukora. Ntiwakoze ibibi, byumve nawe ko ari bibi, kandi abantu baba babyumva. Ubikosore bigera na kure. Abonye amahirwe rimwe, wabwiwe. Abonye ubwa kabiri, wabwiwe. Kuki ugomba gutegereza andi mahirwe ya gatatu ukora cya kibi abantu bakubwira buri munsi? Biba bivuze iki? Cyangwa ubona ko abantu bakugira bati ntabwo ari uwabivuze, ntabwo ari uwagiye kubivuga, si cyo kibazo. Ahubwo ikibazo kiba kutabivuga. Bagenzi bawe bakakubona wangiza, ntagire ukubwira ati sigaho. Niyo we yaba atakigiyemo icyo kibi ngo agikore, ntakubwira ati sigaho, kubera ko ntibikwiye kuba bikorwa. Ariko icyo bivuze ni ukuvuga ngo wa wundi nawe wenda nuko azi umunsi ukurikiyeho ko nawe azabikora, niyo mpamvu atakubwira. Ariko niba ubona ikintu ko atari cyo kidakwiye, wabuzwa n'iki kugira icyo uvuga? Iyo conspiracy in silence ivuze iki? Ijyanye ite n'intego zacu n'ibyo tuvuga? Tugeza he? Buri munsi murabibona, mubyumva ku maradiyo, mubyumva hehe, kumva minisitiri, abajyanama ba leta iki beguye, bafashwe, ubu rero bisigaye imico tugomba gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose dukomeza kubirwanya. Hari ubwo rero umuntu yibwiraga ati niba abasaza bakuriye muri politike mbi bagira imico mibi, niba bakora
bisigayemo bikorwa n'abana. Ndashaka kubwira urubyiruko ruri hano, urubyiruko ruri hano dukwiye kumenya ngo tubatezeho byinshi. Icyo gihugu cy'ejo, izo mbaraga hano z'uyu munsi, reka namwe mwajya mu mico mibi nk'iyo gute? Kuki tudashaka uburyo dukora neza, dukora ibintu bizima, ufite ikibazo tukamufasha, ariko ibintu byo kuko iyo ukoze ibintu nk'ibyo mu nzego z'ubuyobozi, ntabwo ari ikibi gusa ukoze, niba ari ibyo wibye, niba ari ibyo wageze gute, ariko hari n'icyo cyizere umuryango nyarwanda wari ukwiye kuba uguha, cyangwa ufite icyo cyizere ubundi ufite, cyangwa wari ukwiye kuba uhabwa pe. Uracyanze, urakijugunye, ugitaye aho ushaka kugita. Koko birenze ibyo byo gusa amafaranga wanyereje cyangwa icyizere kigomba kujyana n'ubuyobozi. Byagenze gute? Buriya hari bamwe nganira namwe one on one nkababwira, ariko aho wahereye, ibyo umaze kugira wagabanyije, wahinduye, bitarakugeza kure, nkabwira umuntu ejo ukongera nkamubwira. Ariko iyo ukomeje ubwo koko uba ushaka iki? Kandi wibuka ngo uri mu buyobozi, ufite inshingano z'ubuyobozi. Akaba nabumbaza, ariko buriya koko ibi wagiyemo, niba ari n'amafaranga wanyereje wibye, ubu iyo utayabona wapfaga. Ubu iyo uramuka utayibye wajyaga kuba iki? Ubu kandi abo biba ubundi ni nabo bafite. Abaturage bacu tuyobora birirwa biyuhakuye, bakora bagahera saa 12, saa 11 za mu gitondo bakageza za nimugoroba, ntabwo bajya muri ibyo. Ariko sinzi indwara barimo rwose. Abantu ndetse bicaye bakigenera ibyo bigenera, bazajya babona buri kwezi, bazajya bagira bate, ubu imisoro y'abantu bose ikabanza igatuza imitima yabo hamwe kugira ngo tugire amahoro. Buri wese akabanza akishyurwa kugira ngo bataduteza ibibazo, akaba ariwe usubira inyuma akora ibintu nk'ibi. Kuva hamwe kugera ahandi, kuri kimwe ni umururumba, ni ukudahaga, ni ukutanyurwa. Ariko
hejuru y'ibyo ndabizi ko atari twese tubirimo uko turaha ndetse bitwa ko batabirimo ndibwira ko ari bo benshi ariko murabibona murabizi mugaceceka koko nta soni ukagira isoni zo kwerekana ikibi cyangwa kugihagarika cyangwa kubwira uwo wakibonyeho ukamubwira uti sigaho waba wananiwe kubibwira ukabibwira abandi ukavuga uti ariko aha ngaha uyu muntu arangiza aratwangiriza byaba byamenyekanye ikibazo kikaba ngo wabivuze ninde we kuki atari wowe ubivuga niba utabikora kuki atari wowe ubivuga cyangwa kuki udahangara uwo ukamubwira uti sigaho ntabwo ari byo ibi ni isomo twahora dusubiramo buri munsi bitagira aho bigarukira hari abiyemeje kuvuga ngo mwe mujye muvuga gusa twe ibyacu kandi bazi ko ari abanyabwenge bazi ko ari ibitangaza bazi ko ibyo nabyo nibyo abantu bahinduye ngo mujye mu bintu byo kuba smart ubwo ari smart bivuze iki imico mibi mukabana nayo mukanga guhinduka koko